ndagushuje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu nta ndesane kuri Good People Show, twese subscribe like share comment dukomeza kubana mu biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye n'amakuru meza kandi abagezweho yako kanya. Sasa rero munyihanganira umunsi nkufitiye amwe makuru agezweho kandi amakuru aba atangaje kandi atandukanye ku bandi bantu utapfa kubumvaho cyangwa se utapfa kumva amakuru. Sasa rero ndajya ngumbwire ngo mbere y'ibindi byose ntuze gucikwa ntumwe mu bushakashatsi twagukoreye. Hari umuntu rwose wa kera cyane mutari muzi, mutazi ibintu bye byinshi cyane, mugira amatsiko. Ntabwo ndibabwira amazina ye, ntabwo ndibabwira ikintu yakoze, ariko hari umuntu mutabura kugirira amatsiko bya danger. Ndagira ngo ku munsi w'ejo cyangwa se bitewe n'igihe uzumvira iki kiganiro cyangwa se uzasomera amakuru cyangwa se uzarebera iyi nkuru, ndagira ngo uzarebe ikiganiro gikurikiraho ntuzacikwe nyamuneka n'ayo makuru cyangwa se n'ayo mateka cyangwa se n'ibyo bintu umuntu wakoze. Uwo muntu wakoze ibintu bitangaje ku myaka ye 6, umunyarwanda, akaba ariwe muntu wakoze agashya ka mbere katigeze gakorwa muri iyo myaka cyangwa se muri ibyo bihe. Ndagira ngo nkubwire ngo nyamuneka ntibigucika, akiri muto cyane kandi ku myaka y'6 nibwo uwo muntu yaserukiye igihugu cyose ajya kugihagararira hanze yacyo cyangwa se mu bihugu bya kure cyane by'i Burayi, mu Butaliyano. Ndagira ngo nkubwire ko aho ngaho nsa n'ugukopeje. So uwo muntu ninde, byamugendekeye bite cyangwa se yakoze iki, byagenze bite kugira ngo abashe kuba yaserukira igihugu? Two ni udushya twinshi cyane mba nkufitiye, narabwo ninjye umuntu bagezaho amakuru atandukanye n'ay'abandi bose. Sasa rero ninjye muri kumwe nanjye shaka kumana, ariko reka manze mbageze ingingo nyamukuru z'uyu munsi, manze mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru dufite uyu munsi cyangwa se z'ibiganiro tugiye kukugezaho uyu munsi. Sasa rero kuki bamwe mu bakoresha ibiyobyabwenge bajyanwa muri rehab, abandi bagafungwa kubera iki? Icyo kibazo nawe waba ukibaza. Narakubwiye nti nzajya mbatamo zimwe mu nkuru rwose utapfa kumva ahandi, utapfa kumva ubushakashatsi tuba twikoreye bwacu ku giti cyacu mu ibanga rikomeye cyane, hatagira uza kubyumva, hatagira uza kutwumva. Nyamuneka uburyo dukora ubushakashatsi. Ariko ndagira nkubwire ngo nkomeza nkwibutsa nti ntuzacikanwe n'ikiganiro kizakurikira iki ngiki ku munsi w'ejo. Ni ikiganiro kizakiri special, kizagikoze mu buryo butangaje. Twaganiriye n'uwo muntu turamubagereza rwose, tumuzamubaza ibibazo byose mushaka muri comment, namwe nzabibagerezaho nongere mbakorere part 2 yabyo. Sasa rero katwikomereze n'ingingo nyamukuru z'uyu munsi. Sasa RIB yatangaje inkuru ibabaje y'umwana w'umukobwa wahawe amafaranga yo kugura ijipo ndende uniform, ayishyura rogi yasambanirijwemo. Iyi ni inkuru ibabaje, ntabwo ari inkuru kwishimira cyangwa se ngo tuyivuge cyangwa se tuyivuge duseka cyangwa se duhimbawe, kuko ni inkuru ibabaje. Kuba umwana yarahawe amafaranga yo kugura ijipo, agahabwa amafaranga yo kugura umwambaro w'ishuri ari we uniform, yangiza akagenda akishyura rogi bakayimusambaniza. Ibyo ni ibintu bibabaje, binagaragaza rwose ko abana b'iki gihe nyamuneka ntimukabafate ngo mubahereze byose cyangwa se mubahereze liberté yose, kuryohereza umwana amafaranga ngo ijipo ngo genda wikorera. Hari igihe we mu mutwe waba afite ibindi yitekereza cyangwa se afite ibindi bimugenewe. Sasa byagenze bite? Kuki byabaye ibyo bintu? Byatewe n'iki kugira ngo ayo makuru cyangwa se uwo mwana akore amakosa nk'ayo ngayo, ahabwe amafaranga cyangwa se ahabwe amafaranga yo kugura umwambaro w'ishuri, we ahita agenda yishyuriremo rogi? Ibi ntabwo ari ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo gukansoringa abana bacu, tukababwira nyamuneka, tukabigisha ikinyabupfura, tukabigisha indangagaciro na kirazira, tukabigisha uko umwana agomba kwifata, tukabigisha uko umwana w'umukobwa agomba kwitwara, tukigisha uko umwana w'umuhungu agomba kwitwara, tukigisha uko uburere mboneragihugu ndetse n'uburere mbonezamubano, uburere mu bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze y'abana b'iki gihe. Bisaba kubashakira amashuri yo mu rugo cyangwa se mu miryango ubwacu, ugasanga ariko se barigishwa n'abahe? Ababigisha nabo bahora mu makimbirane, bana baburaye, babwiriwe, bana babuze amafaranga y'ishuri, bana birakaze. Ahubwo ni ugushaka ngira ngo abakoci cyangwa se abarimu duhemba bakuze, abakecuru b'abasaza, tukabahereza akazi ko kwigisha abana bacu, cyangwa se tukabahereza uburyo bwakigishwa umuco, kandi umuco utarico, umuco udacumuza cyangwa se udacumuye, umuco nyamuco. Tukashaka abasaza n'abakecuru bazajya batwigishiriza abana bacu ibijyanye n'umuco no kwiyubaha, kuko nta kintu nabyo byadufasha. Kuko niba umwana ahawe amafaranga yo kugura uniform cyangwa se impuzankano mu Kirundi, warangiza ukagenda ugasanga umwana wawe yayaguzemo ishambure yo kugira ngo akoreremo ibyo byaha, ni ibintu nk'umubyeyi, ibintu nk'umuntu utari umubyeyi ntago abyumva, umuntu utarabyaye cyangwa se sorry niba utarabyaye ariko wenda warahize urubyaro bikanga, I'm sorry for that. Ariko najya mvuga ngo wa muntu w'umusore, umuntu w'umukobwa utarabikora, utarabyara, aba yumva ari ibintu bisanzwe ngo ari ugutwika, ngo yatwitse ngo ibiki n'ibiki. Ariko abantu b'ababyeyi nkatwe tuba tubyumva ibintu tukumva
turasuherewe ukumva utangiye gutengurwa nta n'ikintu nta n'imbeho ihari, nyamuneka ari igihe cy'izuba rimeze nawe ukumva uratenguwe bitewe n'ukuntu wumvisha ibintu nk'ibi ngibi, ukumva umwana wamuhaye amafaranga ngo ajye kugura impuzankano y'ishuri wahise agenda ayaguzemo rogi. Umwana w'umukobwa yiguriyemo rogi yo kugira ngo abe bamusambaniririzamo. Ni ibintu biba bigoye kubyumva, ni ibintu umubyeyi ashobora kumva amabere akikora tonsa, cyangwa se ukabona umubyeyi ahise atungurwa yikubise hasi, kuko ni ibintu utapfa kwiyumvisha, ni ibintu utapfa kwiyumvisha nk'umuntu w'umubyeyi, ntabwo wabyumva uburyo ki ibyo bintu biba bigoye cyane. Ariko nyine RIB yatanze impanuro, cyangwa se Murangira Bitsiyeri yatanze imburo, cyangwa se abwira ababyeyi nabo ukuntu bakwiye gukansoringa abana tugiye kubona muri iyi nkuru, cyangwa se bakwiye guhana abana, cyangwa se ntibabahereze ibihano, kuko nawe yabikoze ngo bitewe n'ibihano yari yahawe atari yishimiye. Sasa rero kora subscribe, comment kugira tujye dukomeza kubana amakuru menshi kandi meza bagiye atandukanye. N'amabi ntago twanga kuyababwira, ariko nyine tubabwira n'ukuntu mwayitwaramo. Sasa rero ndajya mbabwira ngo muri kumwe nanjye Shackman. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, urimo uracikanwa n'ibintu byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye biba bigenda bicaracara kuri izi mbuga nkoranyambaga, ko tuba ba mbere mu kubitangaza, kuki bamwe mu bakoresha ibiyobyabwenge bajyanwa muri rehab abandi bagafungwa. Ese biterwa n'iki? Nyuma y'uko imbuga nkoranyambaga hakunze kugaragara ibibazo n'impaka ku mpamvu bamwe mu byamamare n'abandi bafatirwa mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge boherezwa mu kigo ngororamuco cya Huye Rehab, hakaba n'abandi bafungwa bakajyanwa mu magororero. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ibikurikizwa kugira ngo nyine umuntu abe yajyanwa mu igororero cyangwa se ajyanwe muri Rehab. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Ukuboza 2025, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yasobanuye ko hari ibintu bigera kuri 5 birebwa kugira ngo hafatwe umwanzuro wo kohereza umuntu muri rehab cyangwa se afungwe. Dr Murangira yavuze ko icy'ingenzi cya mbere ari ukureba niba ari ubwa mbere uwo muntu afatiwe muri icyo cyaha. Iyo ari inshuro ya mbere afashwe, ahabwa amahirwe yo kwitabwaho mu buryo bumufasha kureka iyo ngeso, cyangwa se ibyo biyobyabwenge biba byaramusaritse. Iyo umuntu afatiwe mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ariko hakabaho n'ikindi cyaha cyabifatanijwe cyangwa se yabikoranye, nko gukubita no gukomeretsa, ubujura, gusenya cyangwa ibindi, ntabwo afite amahirwe yo koherezwa muri rehab, aho ahita akurikiranwa n'amategeko ku byaha byose uko byakurikiranye, cyangwa se uko byagiye bikurikirana bitewe n'uko yagiye abikoreye. Yakubise, arakomeretsa, arambura, agira ubuhariba, afata ku ngufu, ibyaha nyine nk'ibyo ngibyo, uhita ukurikiranwa n'ibyo byaha. Yagize ati igikurikizwa ni ibintu navuze nka 5. Icya mbere, kuba uwo ari ubwa mbere afatiwe muri icyo cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge ari bwo bwa mbere. Icya kabiri, kuba icyo cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge nta rindi sano gifitanye n'ibindi byaha nko gukubita no gukomeretsa, kwiba n'ibindi byose mwumva nyine, gusenya. Ubwo iyo bifatanye aho ngaho nta mahirwe uba ufite yo kujya muri rehab. Akurikiranwa icyo cyaha cyangwa se iyo ngingo, akurikiranwa n'ingingo zihana ibyo byaha, n'ikindi kigakurikiranwa, cyangwa se akurikiranwa n'icyo cyaha na cya kindi, n'ibyo bintu nyine agerekaho bigakurikiranwa. Aho niho harebwa niba uwo muntu koko akeneye ubufasha bwo kuva mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, bityo rehab ikaba inzira yamukiza kurusha igororero. Ni hano nyine ureba umuntu ukavuga ati uyu muntu ntabwo ugiye akamugeze chronique, nta bindi byaha yakoze, ntabwo ni ubwa mbere abinyweye, cyangwa se ni ubwa mbere akurikiranyweho iki cyaha, ukavuga ati byarutaho kugira ngo umujyane mu igororero, ariko bamujyane hehe? Muri rehab. Hari n'igihe uwafashwe asaba ubwe ko yahabwa amahirwe ya nyuma akajya kwivuza no kwigishwa muri rehab. RIB ivuga ko hari abantu koko baba barabaye imbata y'ibiyobyabwenge, bityo bakenera ubufasha bwihariye. Ati ikindi cya gatatu, kuba ari bwo buryo bushobora gufasha uwanyoye ibiyobyabwenge kwikosora. Ikindi cya kane, kuba nawe abisaba ati mumpe amahirwe ya nyuma, nanjye murabona ko ndi victime. Ku rundi ruhande nawe aba ari victime yo kuba yarabaswe cyangwa se yaranyoye, yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge. Nanjye mumpe amahirwe ya nyuma, ngende nikosore, njye muri rehab ngororerweyo.
cyangwa se ngororwe, ariko nanone kuba umuntu ajyanwe muri rehab ntibisobanura ko dosiye iheze, iba ihagaritswe ariko ntiba yavanywe burundu, niba yavanyweho burundu. Iyo yongeye gufatirwa muri ibyo bikorwa, dosiye irongera igakurikiranwa n'amahirwe yari yahawe akarangira. Dr Murangira ati iyo tuvuze ngo iyo ahabwa amahirwe ya nyuma, ibi byose iyo bikozwe dosiye iguma ifunguye, ikurikirana RIB irihagaze ariko ntiriba rivuyeho. Gukurikiranwa na RIB nyine biba bihagaze ariko ntiba bivuyeho. Ni ukuvuga ngo iyo wongeye kubifatirwamo ayo mahirwe uba wayatakaje cyangwa se uba wayateye inyoni mu rurimi rwiza. Dr Murangira yavuze ko n'ubushinjacyaha cyangwa se n'ubushishozi bw'umugenzacyaha bugira uruhare. Hari igihe igenzura imiterere y'uwo muntu, uburyo yafashwemo n'amakuru amureba yose, akabona ko yumvikana ko ashobora gufatwa, cyangwa akabona ko arimo kubeshya ngo yirengagize amakosa. Yungamo ati ikindi nabyo bikanashingira ku bushishozi bw'umugenzacyaha, kuko hari igihe umugenzacyaha ashobora gushishoza akabona ko uyu muntu ibyo ari byo byose aranabeshya, ni mu gushaka kwikura aha ngaha bikurikiranywe na background, nuko wagiye usuzuma dosiye ye n'ibindi, imyitwarire, nuko yafashwe, nuko yari ameze, cyangwa se nuko yari ameze muri icyo gihe nyine afatwa. Yanavuze ko ubu buryo bwo guha abantu amahirwe yo kwikosora bumaze kugaragaza umusaruro ku babunyuzemo, nubwo atari uburyo buzakora ku bantu bose. Asoza agira ati ibyo rero ni ibintu bishingirwaho kandi turabona biratanga umusaruro. Hari abo bifasha, ntabwo twavuga ngo nibwo buryo bugomba guhabwa cyangwa se kubaho iteka, ariko ni uburyo ubugenzacyaha bwabonye ko bwafasha abantu bwo kuba bava mu kuba imbata y'ibiyobyabwenge. Igihesha umuntu amahirwe yo kujyanwa muri rehab kirimo kuba ari ubwa mbere afashwe, kuba nta bindi byaha bifatiwemo cyangwa se byabifatanijwe, kurebwa niba ubufasha bwo kwikosora bumukwiriye, ndetse no kuba yabigaragaza ubwe. Naho ugize uruhare mu bindi byaha bijyana n'ibiyobyabwenge cyangwa agahabwa amahirwe akayasesagura, akurikiranwa n'amategeko agafungwa. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje impamvu zifatika zigena niba ufatiwe mu biyobyabwenge ajyanwa muri rehab cyangwa afungwa. Nibyo natwe tuba tumaze kukubwira. Sasa rero ndagira nkubwire ngo ntago byagarukiye aho ngo sasa urwego rw'ubugenzacyaha RIB muri iyi minsi rufite akazi kenshi cyane ko kuba rwafasha abantu cyangwa se kuba rwageza bamwe mu bugenzacyaha, abandi rukabakurikirana. Bimwe na bimwe mwumvisha amatelefoni menshi cyane agiye atangwa, ibyo rwose ni ibintu byo gushimwa cyane. Tubonye tubwira ngo abantu b'abatekinisiye cyane nyinshi nabo bazisanganye, ugasaba umuntu yafashe fone ayigurana n'umuntu bitizewe neza ko yaba yayibye cyangwa se yaba ariye, barangiza bakasanga nta mwirondoro uwayimugurishije afite. Abantu b'abatekinisiye nawe mwagarutsweho cyane, reka twikomereze mujye murebe bimwe mu bisabwa kugira ngo umuntu abe yacuruza PS za fone cyangwa se abe yacuruza intuza amafone ya okaziyo. Ntago bibujijwe, ahubwo bikurikiza amategeko. Mujye muyasoma rero muyarebe, mumenye muti se bisaba iki kugira ngo ume nacuruza ntuza fone za okaziyo cyangwa se ibyuma bya okaziyo, ariko ntibinkurikira cyangwa se ntibimbere ibibazo. Niba ushaka mwandika muri comment, nabyo turabibabwira. RIB yatangaje inkuru ibabaje y'umwana w'umukobwa wahawe amafaranga yo kugura ijipo ndende uniform, ayishyura rogi yasambanirijwemo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje inkuru ibabaje yerekeye umwana w'umukobwa wo mu mujyi wa Kigali uri munsi y'imyaka 18 wasambanyirijwe n'umusore umuruta nyuma yo gucikanwa n'ishuri kubera igihano yahawe n'ababyeyi be cyaje kumukinguriza inzira y'ihohoterwa. Ibi byagarutseho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuwa mbere Ukuboza 2025
gatanu mu gihe u Rwanda rwari mu rwego rw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Dr Murangira yasobanuye ko byose byakomotse ku mugoroba umwe ubwo basaza b'uwo mwana bamusangaga ku muhanda ahagaze n'umusore bari inshuti. Bahageze mu rugo babibwira ababyeyi maze nabo bafata umwanzuro wo kumuha igihano kirimo kumwogosha burundu ngo areke kwiratira umusatsi n'imyambarire miremire. Bamugura n'imyambaro miremire. Bamaze kumwogosha umusatsi bamuhaye amafaranga 6,000 yo kugura ijipo ndende. Uwo mwana yageze ku ishuri bukeye ariko asangamo ibitutsi n'inkwenene z'abana bamuseka kubera ko yaserutse adafite umusatsi kubera ipfunwe yabuze uko abigenza. Arahava afata telefoni ahamagara wa musore bari baherutse kubonana kugira ngo amugire inama. Nk'uko bivuga, uwo musore yamubwiye ko nta bushobozi afite bwo kuza kumureba, maze umukobwa afata umwanzuro wo kujya kumusanga i Nyamirambo akoresheje ya mafaranga yari ahawe yo kugura ijipo. Agezeyo uwo musore amusaba ko bajya ahantu hiherereye ngo baganire, maze bajya muri loji. Dr Murangira yagize ati bageze muri loji kugira ngo baganire, ariko uwo musore wari umukuru akora icyaha cyo kumusambanya mu gihe umukobwa we atari yuzuza imyaka 18. Byarangiye wa mukobwa yishyuye loji 5,000 muri 6,000 yari yahawe. Asigarana 1,000 yo kwishyura itike. Uwo mwana yageze mu rugo atinze. Ababyeyi be bari baramukanye impungenge kuko no ku ishuri habaraga ko yavuye kare. Bahise bamujyana kuri Isango One Stop Center aho abaganga bemeje ko yasambanijwe. RIB yahise itangira iperereza maze uwo musore ukurikiranyweho gukora icyaha cyo gusambanya umwana atabwa muri yombi. RIB yavuze ko nubwo uwo mukobwa ari we wagiye kureba wa musore bitamuha uburenganzira bwo kumusambanya kuko yari umwana, naho undi ari mukuru wari uzi neza amategeko. Urwego rwanenze imyitwarire y'ababyeyi bamuhaye igihano cyatumye aterwa ipfunwe bikamuviramo gufatwa icyemezo kibi cyamushyize mu kaga. Dr Murangira yagize ati hari ibihano ababyeyi batanga bikomotse ku burakari bwabo aho kuba mu nyungu z'umwana. Iyo umuhannye utamwubakiye urukundo n'ubwenge, ushobora kumushora mu bikorwa bimugirira ingaruka zikomeye. Umwana akwiye guhabwa igihano kimufasha gukosora atari ikimukomeretsa. RIB yasabye ababyeyi gucunga neza uburyo bahana abana babo, kubaganiriza no kubaba hafi mu bigeragezo bahura nabyo kugira ngo birinde ko ibihano bitatekerejweho byabashyira mu miterere ibashyira mu kaga. Ku ruhande rw'abana, RIB yibukije ko ubuzima bwabo bugomba kuzirikanwa kandi ko nta muntu mukuru wemerewe kubashora mu ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Sasa rero hano hari ikibazo cy'abamotari b'i Kigali ngo ninde, ni inkuru dusanga ku Muryango ivuga ngo ninde wagambaniye abamotari. RURA yatangaje ko abamotari bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali. RURA ivuga ko hagiye kugabanywa umubare w'abamotari mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guteza imbere urwego rwo gutwara abantu muri uyu mujyi. Hazanashyirwaho kandi kampani ya leta izakora ubwikorezi bw'abantu muri uyu mujyi. Ese kuki abamotari bagarukwaho kenshi nk'abanyirabayazana ituma gutwara abantu bidashoboka mu mujyi wa Kigali? Ese niko kuri? Ntabwo mbizi. RURA ivuga ko ibi ni ibintu twasanze ku Muryango. Sasa rero
nkushishikariza kuzakurikirana ikiganiro, bwe ejo mbafitiye ikiganiro, mbafitiye ubushakashatsi nakoze, mbafitiye ikiganiro twakoranye n'umwe mu bana rwose ba kera cyane, mwakunze muri benshi cyane, mwakuze mwumva muzi amateka, mutazi amateka yabo, nkubwira ngo nyamuneka niba utarakora subscribe yikore wihuse, kuko iki kiganiro ni special, ni bimwe twita ngo ni special. Sasa nayo nkubwire ngo niba utarakora subscribe yikore, kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru menshi cyane, mu biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, kandi najya kwibutsa ko muri kumwe nanjye Shackman, nkubwira ngo subscribe nyamuneka irakenewe, nta kindi kintu tugusaba ni subscribe, ndetse ugakora na like, ukatubwira na comment y'ukuntu ubyumva nabitekereza. Amahoro Imana bane namwe, salam shalom.